reka twekaze inshuti bakunze kandi ngo Star TV yomerereye hose mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba n'ibengera bwaryo mu muki wa Kigali ndetse nange muri kandi hakurya mu bindi bigiye bitandukanye aho mudukurikira muciye kuri Canal Plus chaîne 186 ubwo ndavuga muri Central Africa, Gabon, Mali, Zimbabwe, Cote d'Ivoire, muri Congo ndetse Uganda, Kenya na Tanzania n'andi atandukanye. Mwese katagwe mugumye mugire ibihe byiza. Turabizwa mudukurikiye muri benshi ndetse kandi mwe tugiye kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ikiganiro ni church service cyo twatumirira amakorari, abahanzi, abantu bafite byo bitandukanye tugatura niziye impano ziba zigiye zihari. Twagiye tuzenguka igihugu cyose, niyo mpamvu muri kano kanya tugenda tunavuga tuti tugende dusubira hirya no tuyatura ngo hari ibiki, hari abahanzi ameze bate, hari kwari zimeze gute, zifite ibiki n'ibiki batuzaniye kugira ngo nyine tugende tunamenya nayo makuru ndetse kandi tugende tunungurana ibitekerezo mu byo busanzwe ndetse no mu byo gushyikirana kugira ngo umurimo w'Imana ugumye gutera imbere. Gende baganizi Olivier, kiganiro ni church service. Ntekereza ko namwe mudukurikiye maze kudutumwa bugufi kuri WhatsApp, nimero mukanya maribona kuri screen zanyu. Ikindi kandi muraza no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse muze no kuduhamagara kuri nimero muraza kubona kuri screen yanyu. Church service turatangiye duhereye Nyamata, ariko si Nyamata hariyo bande batuzaniye ibiki, bitwa bande. Reka tubaho umwanya batwibwire, namara kutwibwira baraza kudusengera, namara kudusengera batwinjize umwanya wo kuramya mu minota 30 ngenda tugaruka nyuma yaho. Ndayifuza rero kuryoherwa mwese muri mu rugo, abari kwa muganga, abari mu bitaro, ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro mwamugenda mudukurikira, abari mu rugo, abari mu masaro de coiffure, abari mu mamodoka, abari muri siporo, dore ko no kuri muranda asabasha kudukurikira bikagenda neza. Mugumye kubana natwe, mbahaye ikaze. Ikiganiro ni church service, ngenda garuka inyuma iyo minota 30. Murakoze cyane, turanezerewe kuba muri uyu mwanya. Turi korari Umuseke ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR Nyamata. Ni korari ifite intego yo kwamamaza ubutumwa bwa Kristo kugira ngo bubashe kugera kure, bubashe gukiza imitima, kubera ko Yesu arakiza. Yesu arakiza, Yesu arazura. Tunejejwe rero nuko tugeze hano kugira ngo tubane namwe muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Iyi korari nkuko nari mbivuze ko ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR Nyamata. Ni korari yatangiye muri École de Dimanche, ubu tukaba dufite abaririmbyi bagera muri 79. Twaratangiye mu mwaka wa 1998. Ni umurimo rero twahamagariwe kandi dukomeje. Ubu uyu mwanya muri iki gitondo turi kumwe namwe, mubane natwe turamye duhimbaza Imana aho uri wese, aho uri, waba mu bitaro, waba urwaye, waba uri mu rugo, waba utabashije kujya ku rusengero cyangwa se uri hafi kugenda, bana natwe turamye Imana tuyihimbaze. Turizera ko Imana iri bubane natwe. Reka nsabe mugenzi wanjye asenge hanyuma dutangire uyu mwanya. Murakoze. Imana yacu nkuru, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye, turaguhimbaje igitondo cy'umugisha. Tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kukuramya no kuguhimbaza. Turi kumwe na bene data bari ahantu hatandukanye. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, tugirire neza kandi mwami tukuramya tuguhimbaza. Wishimire ubugingo bwacu, wishimire ibihimbano byacu, wishimire indirimbo zacu. Dutangiye utangirane natwe kandi uze kutugirira neza, uduhe ibihe byiza hamwe n'abadukurikiye bose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.
haleluya. Isi ntibiyuzuye iri mu biganza by'Uwiteka.
nta mpamvu, kuko bava mu masezerano nta mpamvu bazakorwa n'isoni. Twirinde kuva mu masezerano nta mpamvu. Imbabazi ze
zihoraho